nk'uko bisanzwe nizere ko mwamaze gukanda subscribe, nizere ko mukora amashare nk'uko mubitugaragariza kenshi ko mudukunda, muduterera comment turazibona ko mudukunda. Utarakanda ku nzogera nawe natubabarira bikore nk'inshuti yacu kugira ngo ibiganiro byacu bijye biba update kuri we, abashe no kubisangiza abandi. Murabizi turabakunda. Uyu munsi rero ndaje kugira inama abasore cyangwa abagabo bafite imboro ngufiya, baba bafite ipfunwe ry'uko bafite imboro ngufiya, bakibaza se twazikoresha gute, ese abo tuzikoresha bo zabaryohera, bagahora mbese nta cyizere bifitiye. Uyu munsi ndabagira inama mwumve ko namwe muri abantu nta mutandukaniye n'abandi. Buri muntu wese aba afite uko Imana yamuremye, ufite uko umubiri wawe ukoze, ntabwo ugomba kugira ipfunwe kuko nje kukugira inama uko ugomba gukoresha icyo gitsina cyawe wibwira yuko ari kigufi. Abagabo rero bakunze kugira imboro ngufiya cyangwa se imboro zinanutse, baba bazi ko zidakora neza, ariko burya zirakora. Imboro zose zikora kimwe, nubwo wenda udashobora kuryohereza umuntu kimwe, ariko biterwa n'uko wowe mu mutwe wawe wabyiteguye. Ubundi rero gukora sex cyangwa kurongorana, ubundi byose ni mu mutwe. Ubundi urabanza ukabitegura mu mutwe wawe, ukabitegura yuko ugategura igikorwa ugiye gukora, ubundi nibwo kirushaho kuba cyiza uko imboro yawe ingana kose. Rero umuntu ufite imboro ngufiya ntakagire ipfunwe ngo yumve yuko nta kintu ashoboye, cyane ko hari n'igihe biba ari uburwayi, ariko ubwo burwayi ntabwo bukunze kugaragara. Bamwe babyita uburwayi ariko ntabwo biba ari uburwayi, bakarinda bajya no kwa muganga, cyangwa kwa kundi umuhungu ashaka kwiyongeresha igitsina kugira ngo ajye abasha kurongora umukobwa anyurwe. Ibyo rero byo kujya kwiyongeresha bishobora kubateza ibibazo byinshi, kandi hari ubundi buryo umuntu ashobora kugiramo inama, ukazaza urongora umukobwa cyangwa umugore wawe akaryoherwa. Hari amapozisiyo rero nabakusanyirije azaza bafasha kurongoresha iyo mboro ngufiya bikagenda neza, kandi ukanyurwa ku ruhande rwawe w'umugabo n'umukobwa akanyurwa. Pozisiyo rero ushobora gukoresha kugira ngo urongore neza wowe ufite igitsina kigufiya, ushobora gukora ak'inyuma. Abenshi bazi yuko ak'inyuma cyangwa guhenesha bikorwa n'umuntu ufite igitsina kirekire, ntabwo ari we wenyine. Wowe ufite imboro ngufiya, ubwo ni uburyo ushobora gukoresha umugore akanyurwa, cyane yuko umugore cyangwa umukobwa burya uburyohe bwe cyangwa ibyishimo bye ntabwo biba kure, biba hafi. Ubundi tuzi neza yuko rugongo ari cyo gice cyane cyane kiryoherwa ku mugore. Rero wowe mugabo, iyo wabashe gukoza imboro yawe kuri rugongo, ukabasha kurongora umugore wawe neza ukoresheje ak'inyuma, imboro yawe nubwo yaba ari ngufiya iryohereza umugore. Ntabwo ari ngombwa ngo uyisunike ngo igere kure. Ntabwo ibyishimo by'umugore biba kure, ahubwo biba hafi. Iyo pozisiyo rero ishobora kugufasha kurongora umugore kandi akanyurwa. Hari iyindi pozisiyo ushobora gukoresha ufite igitsina kigufiya. Ubundi igitsina kigufiya icyanyacyo, bavuga yuko igitsina cyanyacyo cyujuje ubuziranenge, mbese navuga uburebure bwacyo iyo cyashyukwe kingana na santimetero 15. Munsi yaho wowe ugira munsi y'izo santimetero, ujye umenya yuko nyine uri muri babandi bafite igitsina kigufiya. Ushobora kugaramba wowe musore, ubundi umukobwa akakujya hejuru areba inyuma, ndavuga areba inyuma ku maguru. Wowe ureba ruguru, we akakwicaraho areba ku maguru. Icyo gihe ya mboro yawe nubwo ari ngufiya izabasha gukora ku duce twose turi inyuma, ku buryo umukobwa azaryoherwa, yaba kuri rugongo yaba ku mishino hose imboro izahakora. Kandi turabizi neza ko ariho ushobora kuyikoza umukobwa akaryoherwa. Nubwo bamwe bumva ko ushobora kuyisunika ikagera kure,
ariko ntabwo ari umukobwa aryoherwa neza. Ibyo bice mubwiye iyo bikojejeho rwose umukobwa arishima kandi cyane. Hari indi posiyo noneho umukobwa ashobora kuryama wowe ukamujya imbere hagati y'amaguru, ukazamura akaguru ke ukagashyira ku rutugu rwawe. Iyo posiyo nayo ishobora kugufasha kurongora neza ufite igitsina kigufiya, kubera ko ufite ahantu wishingikirije, ufite ahantu ufashe, bishobora kugufasha rero kumurongora, ugakora kuri ya myanya neza ku buryo ushobora kumurongora akarangiza, kandi nawe ukarangiza mwese mukanyurwa. Hari indi posiyo noneho ushobora kwicara nk'ahantu nko ku meza cyangwa ku ntebe, ukamujya imbere wowe muhungu, umukobwa nawe akakujya imbere, ku buryo igitsina cyawe kiri bwinje kigakora kuri ya myanya nanone y'ingenzi nababwiye. Iriya myanya rero imishino, rugongo, cyane cyane rugongo, niho ushobora gukoza umugore akizihirwa, akumva ko umurongoye neza. Burya n'ibanga rindi, na wa mugore unyara ntabwo ari uko baba bamushyizemo imborongo yose ngo ijyemo. Burya imyanya yo hafi niyo ukozaho umugore, bya byishimo, bya byiyumvo bye bikazamura ibyishimo, akabasha kunyara. Rero mwa bantu mwe mufite imboro ngufiya, mwa bagabo mwe, mwa basore mwe, ntimukihebe ngo mujye kwiyangiza ngo murongereshe imboro zanyu, cyane yuko ushobora kuyongeresha ikaguteza ibibazo. Uyu munsi ikaba uko ubishaka, ariko ejo ikazakukururira ubundi burwayi nka za kanseri, cyangwa se igasubira uko yari imeze, kandi wenda waratakaje igihe cyawe ujya ngo kwivuza cyangwa amafaranga, ubundi ibintu bikagushiraho, ukazasigara usubiye uko wari umeze. Na wa mukobwa washaka kuryohereza bikarangira atakigukunze, kubera yuko mbere wari warakoresheje imiti, nyuma biza kukurangira. Inama rero nayibagiriye, ukuntu posiyo mwajya mukoresha mukarongora abagore banyu cyangwa abakobwa, niba waba ufite igitsina kigufiya akaryoherwa, kuko buri muntu wese afite uko Imana yamuremye, kandi ntawe uremewe kugira ngo yishime undi ntiyishime muri icyo gikorwa. Buri wese agomba kwishima ku buryo bungana. Icy'ingenzi ni uko wabanza kwitegura wowe ubwawe, ugasetinga mu mutwe wawe igikorwa ugiye gukora, warangiza ugategura n'uwo mugiye kurongorana, umukobwa cyangwa umugore. Rero inama nabagiraga yari iyo ngiyo. Ufite ikibazo watwandikira muri komenti ukatubaza. Ko mwamaze gukanda subscribe, nawe utarayikora iyikore, ubundi mukande no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihora biri update kuri mwebwe, mubibone mbere y'abandi bose. Kandi munasangize inshuti zanyu ibiganiro byacu. Ndabizi uko mudukunda niko tubakunda, tuzaza duhora tubagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza nk'uko muhora mubidusaba. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka.